nkuko nayo babwiye rero, dore YouTube channel tugiye kujya tumenyeraho ibintu byinshi cyane cyane by'iyobokamana, siyanse, politike, amateka, imibare mu gihe yatubanye mikeya. Ikintu usabwa nta kindi ni ugukora subscribe kuri YouTube channel bayita Gaheza Simba. Ibindi byose tuzagenda tubimenya uko igihe kizajya kigenda kiza, twikoza hirya no hino tugenda tuganira utuntu twinshi. Uyu munsi rero ngiye gutangira mbaganirira kuyobokamana. Dutangire twinjira muri Bibiliya tuganira iby'iyobokamana. Hari umuntu wanyandikiye kuri Instagram arambwira ati Gaheza, ndashaka uzadusobanurira ibintu bijyanye n'abamarayika. Buriya abamarayika ntabwo tujya dusobanukirwa ibyabo. Ese abamarayika ubundi babayeho bate? Abamarayika bakora iki? Abamarayika ubundi duhuzwa nabo n'iki? Ariyo mpamvu uyu munsi nafashe umwanya ngo mbasobanurire ku mumarayika bita Mikayeli. Ntabwo ndi buze kujya mu bamarayika bose, cyane ko abamarayika buriya bagira ibyiciro n'ibice. Mujya mwumva bavuga abitwa abakerubi, abaserafi, abitwa n'amazina menshi. Uyu munsi tugiye kwiganira ku mumarayika bita Mikayeli. Nawe rero ubwo ahantu uriho hariho hose wigire hino ku bantu mukunda inkuru za Bibiliya, inkuru z'amateka, tuganire kuri uyu mumarayika bita Mikayeli. Have you heard of Archangel Michael? Ese wigeze wumva umumarayika bita Mikayeli? Uruta abandi Archangel ubundi ni abamarayika baruta abandi. Regarded figures in the Bible. Niwe uvugwa kenshi mu nkuru zo muri Bibiliya ndetse akagaragaramo kenshi. Often depicted as a leader and warrior aiding the children of Israel. Akenshi agaragara nk'umuyobozi ndetse akaba n'indwanyi irwanirira Isiraheli n'ubwoko bwayo. Early Christian history. Mu mateka y'Abakristo ya kera, was seen as the helper of the church's armies against non-believers. Yagaragaraga nk'uwari uyoboye cyangwa se nk'umutware w'igisirikare w'ingabo. The attacks of the devil. Zarindaga zikarinda abakristo n'abizeramana babaga batatswe n'abatizera Imana. We'll focus on everything you should know about Archangel Michael. Uyu munsi rero muri iyi video y'uyu munsi tugiye kuganira, twige dutembere nyine twige ibintu byose, tuganire kuri marayika Mikayeli ndetse tunamumenyeho byinshi. But before we get started, gusa mbere yuko dutangira, ikindi nagusaba to our channel, usibye gukora subscribe kuri YouTube channel, hirya no hino utuntu twose ukagenda tumenya ku gihe YouTube channel tuzayibaneho kandi mu mahoro. Michael. Ese mbere yuko dutangira ubundi, marayika uruta abandi bita Mikayeli ni marayika bwoko ki? Is the chief of angels. Niwe mutware w'abandi bamarayika. Icyo cyo mubanze mukimenye. Name derives from the Hebrew Mikael. Izina rye rituruka ku ijambo ry'igiheburayo bita Mikayeli, which means who is like God. Bishatse kuvuga ngo umeze nk'Imana. Referred to as the guardian prince of Israel. Akenshi yagaragaraga kera nk'igikomangoma cyarindaga Isiraheli. A protector who stands ready to defend God's chosen people. Wabaga witeguye ndetse yiteguye kurwanirira ubwoko n'abatoranyijwe n'Imana. Angels in the Bible are depicted as messengers, but Michael is described. Abandi bamarayika muri Bibiliya benshi bagenda bagaragara nk'ari abamarayika bashinzwe gusohoza ubutumwa. As contending. Ariko Mikayeli we cyangwa marayika Michael agaragara nk'umumarayika utandukanye n'abandi yagiye yandikwaho zo spirits and principalities. Yarwanaga na sekibi, ibyo byose murabizi. Protector of swordsmen and masters of arms. Ndetse niwe urinda inkota kanarinda igisirikare cyo mu ijuru. Judge of souls have also made him the patron ubushobozi bwo gucira imanza roho z'abantu of all trades that involve the use of assessments, such as traders, pharmacists. Ndetse afite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi n'imirimo iba mu isi, niwe yiha umugisha harimo nk'abacuruzi, abavuzi, ibintu byose niwe ugenda byitaho. The police. But here is the thing. Hari ukuri guhari rero mukeneye kumenya. The only archangel. And what is an archangel? Marayika Mikayeli ntabwo ari we mumarayika w'igitangaza cyangwa se uruta abandi ya. Since ancient times, people have considered the fact that the angelic hosts are arranged into a sort of heavenly court. Bajyaga bavuga yuko ubundi abamarayika baremye mu mitwe myinshi, ariko bose bakaba bagize urukiko rwo mu ijuru bitewe n'amaranka bafite ndetse n'icyubahiro bafite. The archangels hold the highest positions among angels. Mu bamarayika bose bari mu ijuru harimo abamarayika batatu baruta abandi bose. Big responsibilities. Ndetse uko bagenda barutanwa ni nako bagira inshingano zigenda zirutana. They spend all their time praising and guarding God. Ubundi abamarayika bamara igihe cyabo cyose barimo kuramya no guhimbaza bataramiye mu ijuru. Ntabwo bajya baruhuka ngo bajye kuruka ya. Which means amazina yabo bamarayika batatu b'igitangaza umuntu ahirwa n'inyuguti ya L ku mazina yabo. God. Bishatse kuvuga ngo Imana. Showing their divine nature. Ibyo bigaragaza nyine kamere yabo y'ubutungane no gutungana. Archangel has a specific job that reflects their unique ability. Abamarayika batatu bakuru bagira
imirimo itandukanye n'iy'abandi bamarayika bitewe n'amazina yabo. The Bible, muri Bibiliya there are only 3 archangels. ubundi tubonamo abamarayika batatu bonyine, Michael, aribo Mikayire, Gabriel, and Gaburiyeli Raphael. n'umumarayika bita Rafayeli. They play important roles in Christianity. bose bafite icyo bamaze mu myizerere ya Gikristo, Archangel Michael is like a kubera ko strong nk'umumarayika uruta abandi bita Mikayire warrior, ni indwanyi ikomeye pe, leading heavenly armies ari against uyoboye igisirikare cyo mu ijuru, and protecting cyane ko yigeze kuyobora igisirikare cyo mu ijuru ahanganye na Sekibi, God's people in battles. ndetse ubundi arinda abantu b'Imana cyangwa se ubwoko butunganira Imana mu He ntambara. represents strength, agaragaza imbaraga, umutima ukomeye ndetse n'umutekano, always standing up for what's right. iteka ryose ahagarara ahanganira ikiri ukuri cyangwa se arwanya ikibi. Archangel Gabriel, on the other hand, marayika Gaburiyeli is God's messenger. we ni marayika ushinzwe gusohoza ubutumwa bw'Imana. n'undi mu marayika Gaburiyeli murabyibuka ko ari nawe wazanye ubutumwa Bikira Mariya amubwira tugiye kubyara umwana uzamwite Yesu Kristo, uzamubyara ku buryo bw'igitangaza utarabonanye n'umugabo. Bringing important messages and prophecies niwe to uzana ubundi ubutumwa akazana n'ubuhanuzi prophets and believers abizanira abizera Imana ndetse about n'abantu. communication, guidance, and sharing knowledge abereyeho kuyobora agatoza abantu between heaven ndetse and akabahereza ubwenge buturutse mu ijuru buza ku isi. Angel Raphael is hanyuma umumarayika wundi wita known Rafayeli as the healer and guide, niwe mumarayika ushinzwe kuvura abarwayi ndetse agatabara offering ababikeneye. comfort, support niwe ufasha abantu gutuza, and divine akabatera help ingabo mu bitugu, to those who need it. ndetse agafasha abo bose babikeneye. Compassion, agaragaza umutima mwiza mercy, ndetse and akagaragaza imbabazi. helps people on their spiritual and physical journeys. afasha abantu mu rugendo rw'umwuka ndetse n'urugendo rw'umubiri. uwo ni umumarayika bita Rafayeli. Throughout history, people tugende ku mateka rero, have prayed to these archangels for protection, abantu benshi bajyaga basenga bavuga bati Imana utwerereze uwo mumarayika wawe aza dutabare kandi adufashe. They're Amen n'umugisha. important in religious texts and traditions, hari imirongo tutakwirengagiza yo muri Bibiliya ndetse no mu bitabo bya kera, showing how significant they are to Christians and in people's lives today. igaragaza ukuntu abo bamarayika bagiye babanira abantu ndetse bagakomeza kubaba hafi kugera no mu buzima bw'uyu munsi. Art, stories, or prayers, byaba ari inkuru, amateka ndetse the n'amasengesho. archangels remind believers of God's grace, icyo abamarayika bizeza abantu cyangwa batuma abantu bizera ni uko abantu bagomba kwizera ko Imana ibaho kandi ikora, giving them hope and comfort. bikabaha ibyiringiro no kumva batuje muri bo. Michael was reka twigarukire kuri wa mumarayika wacu Mikayire ari uyu munsi tugiye kuganiraho, abandi nabo tuzagenda tubaganiraho nyuma kuri iyo YouTube channel. repeatedly mentioned in the Bible. wagiye agaragara inshuro nyinshi muri Bibiliya. He was first mentioned in the Old Testament. bwa mbere bajya kumuvuga muri Bibiliya bamuvuze mu isezerano rya kera, When Archangel Michael had a dispute with the devil ubwo regarding yagiranaga intambara na Sekibi Moses' cyangwa body, se Lucifer nawe buriya yari umumarayika wo mu ijuru, nawe tuzamuganiraho igihe nikigera. buriya Lucifer yari umumarayika ushinzwe kuririmba no gucuranga mu ijuru, ntago yari asanzwe, yararirimbaga abandi bamarayika bakicara bakiga. Archangel's first mission is defending the body of Moses. ubundi akazi ka mbere yahawe ku isi marayika Mikayire yaje ku isi aje kurinda umubiri wa Mose. umubiri wa Mose, ubwo abantu mwasomye Bibiliya muzi intambara yabaye hagati ya marayika Mikayire ndetse na Sekibi barwanira umurambo wa Musa. God decided not to tell us much about what happened before Moses died. mbere yuko Moses aba ntago muri Bibiliya ndetse no mu bitabo bivuga iby'iyobokamana bashatse kutugaragariza byinshi ku ntambara yabaye. God showed Moses a view of the promised land. ariko Imana yagize gutya ifata Moses imwereka ubutaka bw'isezerano yari atwaye haba Isiraheli. iyo nkuru murayizi nayo tuzayiganiraho. Even though Moses couldn't go there, nubwo Moses watari yemerewe kuzahagera, looked at the promised land from the top of a mountain arangije called ahagarara ku musozi hejuru areba ubutaka bw'isezerano Nebo, babwitaga Nibo. of a range known as Pisgah. This mountain is in what's now Jordan. uwo musozi yari ahagazeho ubu ngubu uri mu gihugu cya Yorodani, Moses hariya couldn't mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati. go into the promised land because he didn't obey God. impamvu Moses atagiye kuri ubwo butaka ni uko atigeze yizera Imana. In Jude 9, ibyo nabyo murabizi. it tells about a time when Michael the archangel muri Yuda 9 hari ahantu handitse argued with the devil about uburyo Sekibi na marayika Mikayire barwanye batongana Moses' body. bapfa umurambo wa Mose. buriya umurambo wa Mose, izo nkuru abantu muzi Bibiliya mujya muzisoma,
muzi neza ko umurambo wa Mose wabereyeho intambara hagati ya marayika na Sekibi. There seemed to be a disagreement about Moses' body, and Jude hari ukujijinganya kugenda kubaho hirya no hino bavuga ku murambo wa Mose. Says Michael 1, ariko haravuga muri Yuda 9 haravuga ngo asking the Lord to stop the devil. But it's Mikayeli yabwiye Imana ati Nyagasani uriya murambo wa Mose dore yari intungane ntutume Sekiba wigabiza. not completely clear why Michael fought the devil over Moses' body at first. ntabwo impamvu mbere yari isobanutse yatumaga Mikayeli akarwana na Sekiba barwanira umurambo wa Mose. I think the devil wanted to use Moses' body to ariko bisa nkaho Sekiba ubundi yashakaga gufata cyangwa se shitani Rusoferi yashakaga gufata umurambo wa Mose worship it and lead them to worship idols. akawufata akawujyana imbere y'Abayisiraheli bakawusenga cyangwa se akabatuburira akabafera bakawusenga bishuka ko bari gusenga Imana. But why did the devil want Moses' body? ese ubundi kubera iki Sekiba yashakaga umurambo wa Mose? Agreement about Moses' body teaches us a lesson about the dangers of spiritual battles and the ubundi ibyabaye ku murambo wa Moses byakabaye bitwigisha tukamenya tukanasobanukirwa intambara z'umwuka zigenda ziba twe tudasobanukirwa bitewe n'intege nke tugira mu mwuka. importance of safeguarding the legacy of righteous leaders. ariko nanone bikatwigisha ko Imana itagitererana abayitunganiye, bikatwigisha kwigandukira nyine. One interpretation suggests that the devil wanted Moses' hari body. igitekerezo kimwe kivuga ngo Sekibi cyangwa se shitani yashakaga umurambo wa Mose wa Musa. He envied Moses' close relationship with kubera God. ko yagiriraga ishyari umubano Musa yagiranaga n'Imana, yabaga hafi y'Imana ari intungane, Israelites ndetse out n'uburyo yari yarayoboye Abanyayisiraheli of Egypt. abavanye muri Egiputa abajyanye ku butaka bw'isezerano. His body. rero kuba shitani yari kuba afite umurambo wa Mose cyangwa wa Musa, The devil might have tried to tarnish his reputation. urumva yuko Sekibi yari gufata umurambo we akagenda akawukiniraho akawuhohotera akajya avuga ati mwabonye se wa muntu mwavugaga ngo yizera Imana Or yanyu, use it to deceive others. akaza kuwukoresha arimo atuburira abandi cyangwa se ayobya abandi ngo bamuyoboke. And the ubundi buryo nanone archangel Michael insisted on Mikayeli nk'umumarayika ukomeye mu ijuru burying Moses' body to uphold divine justice, yarabyanze aravuga ati umurambo wa Musa ugomba gushyingurwa kandi ugashyingurwa mu cyubahiro sanctity of the deceased. kugira ngo byibura agaragaze ubutunga cyangwa se ubutungane yagira Imana abantu bose babwigireho Powerful celestial being, nk'ikiremwa cyari giturutse mu ijuru kandi gifite imbaraga. ubwo ni marayika bavuga. Michael represents goodness and righteousness, marayika yaje ahagarariye icyiza ndetse n'ubutungane buba mu ijuru, the devil's plans. hanyuma aza guhangana na Sekibi avangira imipango ya Sekibi. This agreement also shows the broader religious idea of ibi the nabyo bitugaragariza afterlife. neza cyane imyizerere ndetse n'uburyo afterlife nyuma y'ubu buzima tuba tugomba kubaho, happens to the soul. ndetse n'ibiba kuri roho n'ubugingo bwacu. Jewish beliefs properly mu burying myizerere y'Abayahudi the dead is a ubundi bizera yuko sacred duty. iyo umuntu bamushyinguye mu cyubahiro hari inshingano ziba zikozwe, hari n'ibintu baba bakoze, How someone's remains are treated can affect their soul's journey ndetse after bakanizera yuko uko umuntu ashyinguwe death. byanze bikunze bigira ingaruka nyuma y'ubu buzima. Ensuring niba ushyinguwe nabi nyuma y'ubu buzima bikazaba bitameze neza, niba ushyinguwe neza bikazaba bimeze neza. Moses' proper burial ariyo mpamvu umurambo wa Mose wagombaga gushyingurwa mu cyubahiro. only respects his memory, but also protects his soul from evil influences. rero Mikayeli icyo ashinzwe ni ukurinda roho z'abantu bitabye Imana, izo roho akazirinda guhura na Sekibi, Sekibi batazifatirana mu gihe zitaraje, igihe cyo gucibwa urubanza kitaragera. Considered part of official scripture, it still gives us important ndetse insights tugendeye no ku byanditswe into ancient Jewish beliefs biracyatwereka ko imyizerere kera and the y'Abayahudi, importance of figures like Moses in religious umuntu w'agaciro cyane cyane nka Moses mu bijyanye n'imyizerere ya Gikristo The second yagombaga gushyingurwa mu cyubahiro. task of the archangel Michael akazi ka kabiri Mikayeli was yakoze the prince of Persia. kari akazi ubwo yarahanganye n'igikomangoma cy'Abaperesi. ubwo abantu musoma Bibiliya murabizi, iyo yo ni inkuru inanditse muri Bibiliya no mu bitabo by'amateka. The prince of Persia is talked about in Daniel 10. ubundi igikomangoma cy'Ubuperesi kigaragara, mufate Bibiliya zanyu tujye tugendana mutazavuga ngo gaheza ndababeshya, musome muri Daniyeli 10 niho handitse inkuru y'igikomangoma cyo mu Buperesi, which is a very symbolic part of the book of Daniel. The prince of ndetse ari nayo nkuru igarukaho cyane mu gitabo cya Daniyeli. Persia probably means a bad spiritual being ubundi igikomangoma cy'Ubuperesi gihagarariye umwuka mubi cyangwa se umwuka wa Sekibi ruled over Persia long ago. wazengurukaga mu bwami bw'Abuperesi kera. Daniel saw a troubling vision hanyuma of umuhanuzi Daniyeli about a big niwe wagize iyerekwa and spent abona 3 intambara yigeze kuba ikomeye, weeks mourning
fasting, ndetse intambara yamaze ibyumweru bitatu bayunamiye, praying. abantu bunamye basenga. Response: God sent a heavenly messenger to hanyuma Imana icyo gihe kigeze ngo yohereje intumwa yayo iva mu ijuru, explain the vision to Daniel. iza gusobanurira Daniyeli iyerekwa yagize, kuko Daniyeli yari yabonekeye. Daniyeli buriya abantu musoma muri Bibiliya murabizi ko yagize ibonekerwa rihambaye. Daniel chapter 10 muri verses Daniyeli 10 10 through 14 umurongo wa 10 kugera ku wa 14 tells the story of Daniel encountering a man who speaks to him. hari inkuru igaragaramo ivuga neza ibya Daniyeli n'uburyo yahuye n'umugabo waje akamuvugisha. Man tells Daniel that uwo mugabo yaraje abwira Daniyeli, aramubwira ati he is precious to God, aramubwira ati Daniyeli mu maso y'Imana uri uw'agaciro. instructs him to pay attention because he has been sent with a message. niyo mpamvu ngira ngo unyumve neza amatwi kubera ko wohererejwe ubutumwa Imana yakuntumyeho. Daniel feels scared but Daniyeli yatangiye kugira ubwoba, obeys the man's command to ariko atangira kumva amategeko uwo mugabo yari ari kumuhereza. stand up. arahaguruka. The man reassures Daniel, telling umugabo arangije abwira Daniyeli, him not to be afraid because aramubwira ati wigira ubwoba witinya, God heard his prayers and kubera ko sent Imana yumvishije gusenga him kwawe, in response. irangije iranyohereza ngo nze nkubere igisubizo ngusubize. The man explains that he was delayed for 21 days uwo because mugabo yabwiye Daniyeli, aramubwira ati naje kera ariko nageze hano ntinze, namaze iminsi 21 ndi mu rugendo nza ku isi. uwo ni marayika Mikayire, he faced opposition from the ruler of the kingdom of Persia. kubera ko naraje mbanza kujya kurwana urugamba n'umuyobozi w'ubuperesi. Actually, the angel Michael came to assist him, allowing him to reach Daniel with his message about the future of his people. hanyuma marayika Mikayire niwe waje arantabara, aza kunyereka, aza kunkiza iyo ntambara nari ndimo, kugira ngo nkugereho ngusobanurire ubutumwa ndetse nanakubwire ibyo abantu bawe bakeneye. This passage from Daniel shows how God values ubutumwa bwavuye kwa Daniyeli rero and protects those who pray. ubu tugaragariza neza cyane ukuntu Imana ubwayo ari igitangaza ndetse irinda mu bantu bose bayisenga n'abashaka kuyisobanukirwa ngo bayimenyeho byinshi. The man uretse ubwoba bwa Daniyeli, reassures him and explains the divine intervention that occurred uwo to mugabo yaramusobanuriye, amusobanurira ibintu byose uko byari bigiye kugenda, Daniel receive the message. kugira ngo Daniyeli asobanukirwe ubutumwa yari yabashije kwakira, busobanukirwe bwose Daniel's neza. experience, we learn about the importance of ibyabaye kuri Daniyeli rero perseverance in prayer. biratwigisha neza ko isengesho ari ikintu cy'agaciro. iyo dusenze Imana iratwumva kandi ikadusubiza. This passage gives us insight into spiritual battles. ibyo bintu bitwereka neza intambara ziba z'umwuka twe tuba tudashoboye kwimenyera. Daniel prayed and fasted for 3 weeks. Daniyeli yarasenze ndetse amara ibyumweru bitatu atarya atanywa arimo asenga, Sent in response from the nibwo Imana yamwoherereje uwo mumarayika. first day. However, a kandi powerful yaza gusenga ku munsi wa mbere Imana igahita imwoherereza uwo mumarayika, ntiyari gukomeza gusenga. figure called the Prince of Persia hanyuma iyo shusho batubwira muri icyo gitabo cya Daniyeli y'igikomangoma cy'ubuperesi, opposed the angel for all 21 days of Daniel's fasting iminsi 21 and uwo praying. mugabo ngo yamaze ari mu rugamba ahangana, ihwanye neza n'aya minsi 21 Daniyeli yamaze ari gusenga. mu magambo make Daniyeli uko yasengaga ni ku rugamba, uwo mumarayika yabaga ari Had kurutsinda. strong power that Michael, one of the main angels, ibaze ko nyine icyo gikomangoma cy'ubuperesi, uwo ni umwuka mubi nyine muri Bibiliya nicyo biba bihagarariye, yamaze iminsi isaga 21 marayika Mikayire ari kurwana n'icyo gikomangoma cy'ubuperesi, ari nayo minsi 21 Daniyeli yamaze ari gusenga. in Jude 9, we learn hanyuma that muri Yuda 9 Michael is an archangel. nanone tuza kubona ko Mikayire ariwe mu marayika uruta abandi, The angel could finally reach Daniel because of Michael's strength. The kubera ko nyine yaje kumugeraho kubw'imbaraga ze, angel explains what will happen to the Jewish people in Daniel's last vision. ndetse yanasobanuriye neza Daniyeli ibyo yabonye mu iyerekwa rye rya nyuma byari kuzaba ku Bayisiraheli. Michael, the great prince who protects your people, will come at that time. yaramubwiye ati igikomangoma kizarinda ubwoko bwawe kizaza icyo gihe. The angel also calls Michael Daniel's prince. kandi nanone icyo gikomangoma, The Bible doesn't explain exactly what it means for Michael to guard. ubundi ntago bisobanutse neza muri Bibiliya ngo tumenye ngo Mikayire n'Imana, Imana yari yamutumye gusohoza ubuhe butumwa, ariko ubundi bisa nkaho yaje aje gusobanurira neza iyerekwa Daniyeli yari yagize. But it's clear he has special duties for Israel.
nyine ni ibintu bigaragara cyane binasobanutse ko afite aho ahuriye n'ubwoko bw'abanyayisiraheli. In Daniel 10:21 muri and Daniyeli 10:21 Daniel 12, no muri Daniyeli 12 1, it says Michael is ahantu responsible handitse havuga ngo for protecting Israel. marayika Mikayire niwe ushinzwe kurinda Isiraheli cyane niwe murinzi wa Isiraheli, He's called the prince of that country. ndetse yitwaga igikomangoma cy'ubwoko bwa When Isiraheli. we look at history, Iyo both urebye mu mateka ancient and recent, ukareba ya kera ndetse na y'ubu, we can see Michael's hand defending Israel. tugenda tubona ikiganza cya marayika Mikayire mu kurinda Isiraheli mu buryo bwose bwo hirya no hino. Even though he's very powerful, Kandi n'ubu murabizi muri iyi minsi hari ukuntu Isiraheli ari igihugu kitavogerwa kidatsindwa gutyo gusa ngo Isiraheli yatsinzwe, ibihugu biyishozaho intambara rira byinshi, ugasanga imitwe hirya no hino za Hamas za Hezbollah bose bari gushaka kurasa kuri Isiraheli ariko bikarangira bitabakundi. Michael always obeys the Lord. Iteka ryose Mikayire Jude 1, yubahaga amategeko y'Imana. Muri Now, Yuda rimwe it shows how icyenda he trusts in God's power. hari ahantu hagaragaza ukuntu Mikayire yizera imbaraga z'Imana nkaho zidashidikanywaho. Good angels have different ranks and follow orders. Buriya abamarayika bagira amategeko bagenderaho, bakagira n'amaranka cyangwa se ubwo buryo basumbana. Michael, being so strong, Rero Michael nk'umumarayika ukomeye muri bo, shows his beauty by obeying God. bigaragaza ubwiza bwe n'uburyo agandukira Imana Angel akanayubaha. Michael's third task was Akazi the ka gatatu uyu mumarayika yakoze war in heaven. ni intambara yigeze kubera mu ijuru, ari nako kazi gakomeye kurusha utundi tuzi twose Mikayire yigeze akora. Aka ko tuzanakaganiraho intambara yabereye mu ijuru, intambara hagati ya Mikayire ndetse n'abamarayika bari bigumuye bavuga bati ntago dushaka kuvuga rumwe n'Imana, tuzabiganiraho. Battle happened in heaven with Michael and his Urugamba rwabereye mu ijuru angels fighting against aho the marayika Mikayire ndetse n'ingabo ze dragon and bari his barwanye n'ikiyoka dragon. angels. This Icyo kiyoka nacyo cyahoze ari ikimarayika. happened during the tribulation Ibi byabaye mu bihe by'itangiriro mu gutangira kw'isi. in Revelation 12:7. 12 mu murongo wa 10 I mean Revelation harya si byahishuwe, mu byahishuwe 12:7 9. It says kugera ku 9 haranditse there ngo was a war in heaven. nuko mu ijuru haba intambara ikomeye. Michael and his angels fought against the dragon. Mikayire n'abamarayika biwe This barwanye n'ikiyoka. dread dragon had Icyo 7 kiyoka kinini heads and 10 cyari gifite imitwe 7 horns. ndetse n'amahembe 10. On each head were crowns, Ndetse buri hembe rimwe, buri mutwe umwe wari ufiteho ikamba. symbolizing power and Ibyo authority. byagaragazaga imbaraga ndetse This n'inshingano. dragon represents a frightening image of immense power, Hanyuma icyo kiyoka kigaragaza imbaraga nyinshi, knowledge, and strength. ubwenge, imbaraga n'ibiki byose. It's important to note that the word diadems, found Ubundi ni ngombwa ko tugumenya ijambo diadems. only in Revelation in Iryo the jambo rigaragara mu byahishuwe New Testament, means ndetse no mu isezerano rishya, a different kind of crown. The risobanura ikamba. Iryo kamba ariko naryo tuzariganira. dragon is also depicted as being able to sweep down a third of the stars from the sky and Ndetse icyo kiyoka cyangwa se icyo kiyoka Mikayire yari ahanganye nacyo cyari ikiyoka ngo gifite ubushobozi bwo kuba cyamanura inyenyeri hafi 1/3 cy'inyenyeri zabaga mu ijuru kikazimanura pass hano hasi ku isi, earth, showing kikazizana ku its isi. great authority. Stars often represent nations and rulers, Ubundi inyenyeri muri Bibiliya ziba zisobanuye amahanga cyangwa se ishyanga n'abayobozi baryo, indicating the dragon's influence over them. bivuze ngo nyine icyo kiyoka cyagaragazaga imbaraga gifite ku mahanga ndetse n'abayobozi It's baryo. also made clear that the dragon is Satan, Kandi nanone biragaragara bikanasobanuka neza cyane ko icyo kiyoka cyari gihagarariye Satani, ancient serpent and deceiver of the whole world. inzoka ya kera cyangwa se umutubuzi wa kera. Mu itangiro murabyibuka ukuntu Mikayire yarwanye na Shitani akoherezwa ku isi, intambara murayizi. Verse 4 also reveals that Satan is waiting to harm Christ upon his birth. Hari ahantu nanone tubona ko Shitani yaje ku isi agategereza kuzababaza umwana Yesu Kristo ubwo yaragiye kuvukira ku isi. Dragon and his angels fought against Archangel Michael. Aho nyine Shitani n'abamarayika be baje guhinduka abadayimoni, barwanye intambara ikomeye mu ijuru mbere yo kwirukanwayo, But they lost. baratsinzwe. No place left for them in heaven. Nta mwanya bari basigaranye mu ijuru. The great dragon, also known as the devil and Icyo Satan, kiyoka nyine tuzi nka Sekibi cyangwa Satani, the whole world, was thrown down to earth. cyoherejwe ku isi cyangwa se cyajugunywe mu isi. His Murabizi hari ahantu handitse muri Bibiliya ngo ishime wajuruwe kuko ikibi kikuvuyemo, ariko nanone wasi we uri ruboroge kuko ugushije ishyano. Down with him.
ikiyoka bacyohereje mu isi dragon suffers a big defeat and gets thrown down to earth with his cyamanutse ku isi followers. kimanukana umujinya mwinshi cyane ndetse kimanukana n'abagikurikiraga baza mu isi. And for him, Ibi while ntabwo ryari ryo herezo rero ry'icyo kiyoka. heaven celebrates, it's bad news for earth and ijuru the ryarishimye ko ikibi kivuyemo, ariko isi yo yari igiye guhura n'ibibazo. sea. The devil, Inyanja knowing sekibi his time is short, is yari abizi ko ku isi igihe cyari gitoya. Shitani arabizi ko kuri isi atazahatinda, afite igihe gitoya. Furious and Yamanukanye umujinya, much trouble as possible. amanuka aje guteza ibibazo byinshi cyane ku isi. Now, Satan isn't in hell, Ubu but rero he's mumenye yuko shitani atakiri mu isi, mu ikuzimu, oya, heading there. ahubwo Michael and the heavenly forces beat the dragon, asa Satan, nk'aho ari muri iyi si. Niyo mpamvu rero umumarayika Mikayeli ndetse n'ingabo ziwe and throw him to earth. bamenye neza ko shitani avuye mu ijuru, bamujugunya mu isi. Nibo bamutsinze, bamujugunya mu isi. Satan goes to fight against those who obey God's commands and shitani amanukana umujinya, aravuga ati nanjye ndagiye nubwo ngiye ku isi. Uwubaha Imana wese ntago azambanaho, believe in Jesus. ndetse n'uwizera Yesu Kristo umwana In w'Imana. Revelation 12:17 Byahishuwe 12:17 says, the dragon was mad at the woman icyo and kiyoka cyamanutse cyarakaye nk'umugore, to make war against her other children ndetse cyaje kirakaye kimeze nk'aho ari uje guhangana n'abana, who obey God's commands and abana bizera ndetse bakanubaha believe amategeko y'Imana Jesus. n'abizera Yesu It's not Kristo. pleasant, but sometimes confrontation is needed to fix, clean, and unite the community. rimwe na rimwe nubwo bidasobanutse neza, ariko hari igihe biba ngombwa ko abantu The battle babaho babanye believed to neza. happen at the end of time, which is similar to the story of Michael in the book of Daniel. ndetse iyo nkuru tumaze kubabwira isa neza neza n'inkuru yanditse muri Think a Daniyeli, mirror image of the idea that Michael kicked Satan out of heaven at the start of creation. aho mu itangiriro nyine marayika Mikayeli yatsinze shitani akamwohereza mu isi. He kicked out evil once, and he will do yatsinze it ikibi rimwe, again. ndetse azongera agitsinde ku iherezo ry'ibihe. Shitani azatsindwa, abakristo murabizi ko shitani azatsindwa ku iherezo ry'ibihe, tugendeye ku byahishuwe. Christian artwork, Michael is often shown defeating a dragon by stepping on it or ndetse hari n'ibishushanyo byinshi bigenda bishushanywa, bashushanya marayika Mikayeli yatsinze ikintu cy'ikiyoka yagiteye icumu mu kanwa. kicking it with a sword or Kenshi ayo mashusho agenda akwirakwizwa hirya no hino n'abakristo, abantu bizera inkuru zo muri Bibiliya. spear. Sometimes it's hard to tell the difference between the art of Michael and the art of St. George, who akenshi rero bisa nk'aho bigorana gutandukanya imirimo yakozwe na marayika Mikayeli ndetse na mutagatifu George. also fought a dragon. Uwo mutagatifu George nawe ngo yarwanye n'ikintu cy'ikiyoka. One clue is that if the figure is on a horse, it's probably usibye ko wewe dawe ngo yari ari ku St. ifarasi, George, but if there are wings, it's definitely Michael. ariko iyo aza kuba afite amababa yari kuba ari Michael kabisa. Iyo nkuru yo murayizi. Splendor is a special song in the Roman Catholic Church Hari that indirimbo ubundi abakristo b'abakatolike bakunda kuririmba bita Splendor. honors St. Michael, the Iyo ni archangel indirimbo yo kuramya cyangwa se baba baririmbira umumarayika Mikayeli, Its name umumarayika usumba abandi. comes from the first words of the hymn in Latin, Rero izina ry'iyo ndirimbo rituruka mu ijambo rya mbere ry'ikilatini muri hymn ya mbere y'ikilatini, which are to Aribyo. splendor a virtus patris, to splendor of your to patris, meaning bishatse kuvuga you, the brightness and ni strength wowe of. utunganye kandi w'umunyembaraga uturuka kwa data. Hymn is based on another hymn called Tibi, Iyo ndirimbo nayo kandi icyo kirimi iturukamo nacyo gituruka mu kindi kirimi bita Tibi, Splendor Patris, which was written by someone named Rabanus Maurus. iryo jambo ryahimbwe n'umugabo bitaga Rabanus Maurus It got updated in 1632 mu by mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu mirongo itatu na kabiri. Nibwo iyo ndirimbo bayihinduye, Kuwait. ihinduwe na papa, Some churches and religious groups still like ndetse ibyo byaje gutuma insengero nyinshi, amatorero menshi the older version better. bo bikundira ya ndirimbo ya kera batagikunda iyo yari yarahinduwe mu gihumbi kimwe magana atandatu mirongo itatu na kabiri. Murumva byari kera cyane kwa. In the Roman breviary, to splendor is sung at certain times during a special day Iyo called ndirimbo ubundi yaririmbwaga habaye umunsi udasanzwe cyangwa se ikindi kintu the kidasanzwe. Feast of Saint Michael the Archangel, which Habaga habaye umunsi bita ngo kwiyiriza ku bwa mutagatifu Mikayeli. Murabyumva ibyo bintu. happens on September 29th.
This ibyo ngibyo byabaga ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12. day also honors the dedication of the Basilica of Saint Michael the Archangel ndetse uwo munsi ni nawo munsi bizihirizaho umutagatifu Mikayire wa Bazilika and all the angels on Mount ndetse Gargano. n'abandi bamarayika bose. The appearance of Saint Michael at Gargano is remembered on May 8th. Rero ubundi nanone marayika kongera kuzagaruka mu kwa gatatu ku itariki 8, ubwo nicyo gihe tuba twitegura za Pasika. 17. Pope Pius VII said that if people Papa Pius wa karindwi yigeze kuvuga ngo recited this hymn with sincerity and devotion, they would get a special blessing called an indulgence, abantu bazajya basenga kuri uwo munsi bagasenga umutima wabo umenetse bazajya bakira imigisha ndetse myinshi cyane. saying it once a day. This Iyo was wasenga rimwe ku munsi. to honor Saint Michael the Ibi Archangel byose babikoraga kugira ngo bahereze icyubahiro n'agaciro and umumarayika Mikayire wagiye abarwana akabarwana inshuro ask nyinshi, his help in protecting people from evil. bakamusenga bamusaba, bagasenga basaba ngo marayika Mikayire azabongera imbaraga mu bugingo ndetse abakize sekibi. Is included in a collection of prayers called the Rakolta. Ndetse ibyo byose basengaga isengesho bita Lakota, byaga bihuriye mu isengesho ryitwa Lakota, nk'uko wumva isengesho ngo dawe uri mu ijuru cyangwa se ndakuramutsa Mariya. Along with its approved translations. Ni isengesho rya kera tutarizi neza nimba twabasha kubonera ubusobanuro mu Kinyarwanda. As important as Archangel Michael is, it comes ariko ryagaragarazaga neza uburyo uyu mumarayika Mikayire ari umumarayika w'igitangaza ndetse ukomeza kurinda ubwoko bw'Imana, akaburinda sekibi, akaburinda ikibi. as no surprise that he has a special celebration. Rero urumva ko nta gitunguranye kuba baramugiriraga umunsi wo kumuzirikana. That's Saint Michael's feast day on September Uwo 29th munsi batajyaga bafunguraho rero biyirizaga ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12. in Western church traditions that insengero zo mu burengerazuba, kenshi uburengerazuba mu gice cy'uburengerazuba bw'isi nibwo buyizizaga uwo munsi kurusha ahandi. include Anglicanism, Roman Catholicism, insengero nyinshi zarabikoraga, Abangilikani, Abaromani, Abakatolike Lutheranism. n'abandi basengaga bita Abalutheranism. It is November n'abasenga Luther n'ibiki byose. 8th in Eastern church traditions, including Eastern Orthodoxy. The feast ntabwo ari bo bonyine basengaga, n'aba Orthodox bo mu burasirazuba, Eastern Orthodox is often basenga kuri uwo munsi, sometimes called Michaelmas in English-speaking places, a shortened form of Michael's Mass. byose byagaragazaga uburyo marayika Mikayire yagiye agerageza kurwana ku bwoko A bw'Imana. major feast in the Western medieval church. It ariyo became mpamvu mu nsengero zo mu burasirazuba bafataga uwo munsi, one of the 4 quarter days associated with the turning of the seasons, ndetse wafatwaga nk'umunsi ibihe byahindukaga, wari umwe mu minsi 4 bavugaga bati tuvuye mu gihe kimwe tugiye mu kindi gutyo, during which debts were settled and wages were paid. aho abantu barimo amadeni bababarirwaga, imisoro leta ikasonera abantu ikavuga iti ntaribi ubwo turabasoneye, Like many ndetse n'abakozi bagahembwa. saints' days, Michaelmas has ndetse a nk'iminsi yose yahariwe abamarayika, number of folk traditions associated with it. nawe yarabaga afite. In the British Isles, for example, it was considered a bad idea to eat blackberries after Michaelmas. yabaga afite, habaga hari umunsi bagenera abo bamarayika nyine. Nko mu Bwongereza hari ibitabo byinshi by'imigani byavugaga biti kirazira kurya inkeri z'umukara, ntabwo ari fresh kurya inkeri z'umukara, Because when Michael kicked Satan out of heaven, he kubera landed ko ubwo marayika Mikayire yashotaga cyangwa se yirukanaga shitani mu ijuru, head first in a blackberry bramble. umutwe we yawukubise And now, umurima w'inkeri z'umukara. every year after Michaelmas, the ubwo blackberries rero nyuma ya buri byibura rimwe mu mwaka go sour and hari umunsi bajyaga gusarura, Ash bakavuga landing. bati inkeri z'umukara zose zasaruye uyu munsi ntago ziri buze kuribwa, into them. kubera ko uyu munsi dukeka ko ari bwo shitani yamanukiyeho agakubita umutwe muri izo nkeri z'umukara. Best to eat all the blackberries you can at Michaelmas then, before they start to set your teeth on edge. ndetse bavugaga ko uramutse uri izo nkeri, ari nabyo bajyaga bakangisha abana bakavuga bati mwabana mwe uramutse uri ziriya nkeri z'umukara ukuka amenyo agacika. Michaelmas, observed in the Western Church on September 29th, ibyo namwe murabyumva. holds Tugarukiye kuri wa munsi w'itariki 29 z'ukwa 12. significance rooted in both historical events uwo and munsi ufite imizi mu mateka ya kera, symbolic representations. ndetse waba guhagarariye ibintu byinshi.
Its origins trace back to the consecration uwo of a munsi muza ahantu waturutse rero tugiye kugera ku aho uwo munsi waturutse ubundi kugira ngo uwo munsi bajye kuvuga ngo uwo munsi marayika Mikayeli tuzafata umunsi tujye tumwizihiza muri kiliziya katolika. Murabizi umunsi w'abatagatifu, umunsi w'abamarayika bijya bibaho. dedicated to the archangel Michael in uwo 5th munsi rero wahariwe uwo mumarayika century Rome on September ujya kuremwa waremwe mu kinyejana cya gatanu. Uwo munsi nibwo ubundi washyizweho mu kinyejana cya gatanu mu bwami bw'abaromani, ushyirwa ari ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 festivities commencing the preceding evening. aho bavugaga bati tugomba kwiyiriza ndetse na nimugora ntitugire ikintu turya. However, the timing of Michael's feast at the cusp of dwindling daylight carries ariko byaje kurangira bitewe n'ukuntu izuba ryarasaga muri kiriya gihe ikirere cyari kitarahinduka. profound symbolism. Within Christian nk'ikimenyetso byaje kuba ngombwa ko uwo munsi batangiye ku itariki 30 bawusubiza inyuma bakawushyira ku itariki 29 kugira ngo bijye bigera kuri uwo munsi w'itariki 30 ari wo munsi basa nkaho bafunguyeho kwa 12, ari nawo munsi ngira ngo abantu muzi ibintu bya bonana ubundi kera niko byagendaga. tradition, Michael remains a revered protector, especially ibyo byakomezaga kugaragaza ko uyu mumarayika Mikayeli ari umurinzi w'ikiremwa muntu, against the akirinda sekibi, forces of darkness. akakirinda imbaraga z'umwijima. As the onset of autumn heralds the encroachment of ari little nayo mpamvu bavuga yuko umumarayika Mikayeli buriya ariwe mumarayika utuma izuba ngo rirasa, kubera ko nyine izuba ritarashe murabyumva ko umwijima ukomeza kubaho. darkness, our thoughts turn to Michael and the celestial host who partake in the commemoration of his feast, seeking their guidance and protection. ari nayo mpamvu abantu benshi bafataga umwanya bakiriza nk'abami ba kera, biyirizaga bavuga bati uze utube imbere kandi unatuyobore unaturindira ubwoko Michael is bwacu often invoked by Christians for protection. niyo mpamvu abakristo bagenda bamuhamagara buri gihe bakavuga ngo turinde cyangwa turwaneho, Usually in a manner that differs slightly from other human saints. Christians may ask a human saint to pray for them. buriya abakristo nabo bajya bagira gutya bakavuga bati dusabe abatagatifu baze kudusabira bya bindi mujya mu materaniro cyangwa se mukajya mu ikoraniro rya kiliziya gatolika ukumva baravuze bati batagatifu mudusabire, ibyo murabizi. In the same way, Christians ask their living ni muri ubwo buryo rero friends to pray for them. abakristo banavuga bati ukaba wabwira umuntu mugenzi wawe ukiri na muzima uze kunsengera n'ujya gusenga. Gift of saints is that they ariko bitandukanye n'iby'abamarayika, happen to be dead, but this doesn't matter very much because kubera ko abantu bo baba barapfuye all Christians, both cyangwa se abo batagatifu nabo barapfuye, abamarayika bo baba bibereye. niyo mpamvu abantu benshi bafata ko kubwira umumarayika ati nge sinshobora kugera mu maso y'Imana bitewe n'ukuntu ibyaha numva nishinza byinshi, ariko uze kunsabira mu maso y'Imana, uze kunsabira through Christ, which makes death rather gloriously irrelevant. Michael, on the other hand, is not human and is not dead. rero bitandukanye na marayika Mikayeli kuko we si umuntu, nta nubwo yapfuye waracyariho. An archangel, ni he n'umumarayika ukomeye mu ijuru, also possesses power ndetse that afite n'imbaraga, humans both living and dead arizo mbaraga afite ku bantu bazima ndetse n'abapfuye. ariyo mpamvu abantu benshi bakomeza kugenda bamugira gute bamwisunga batubwira batudusabire, never to be worshipped, but because the action of ntabwo ari umumarayika abantu bakabaye basenga, nta nubwo bamusenga, angels is ariko bamunyuzaho ubutumwa bakavuga bati musabire mu maso y'Imana asking Michael for protection ndetse unaturinde, Imana iguha imbaraga uzuturinde. acceptable by churches with strong ibyo rero insengero nyinshi cyangwa se amatorero menshi yarabyakira nk'ukuri guhari, ndetse abyakira nk'umuco wa kera including nk'uko bakira abatagatifu. the Eastern Orthodox, Roman Catholic, harimo insengero z'abarotodogisi ba kera, and Anglican. abaromani, abakatolike Church. ndetse n'abangirikani. Come to the end of this video, rero iyi video nuko tuyirangije. and if you enjoyed it, niba iyi video wumva wayiryohewe cyangwa se wumva hari ikintu ikwigishije, Please click on- nta kindi gusaba kora subscribe, share, comment, ibintu byose ubikore kandi ubikorere mu gihe, ubundi njyewe nta mutima mubi. Tuzajya turya buri gihe byibura buri munsi tuzajya dushyiraho video. YouTube channel bayita Geza Simba, ndagusaba share, comment n'ibindi byose ubona washobora kugira ngo ushyire itafari kuri iyi channel. Yo, and subscribe buttons. Don't forget to check other videos on our playlist. We've got some amazing content for you.